Hey guys, my people, my brother, ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iwacu Bruce wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie, wowe wihebeye igitangaza mu bitangaza, ni iby'agaciro kandi natwe nka Bruce Melodie Media ntituzahwema kubagezaho amakuru y'uyu muhanzi w'umunyarwanda. Kuri uyu munsi Iwacu Bruce yahereye mu gihugu cya Norway hara ku mugabane w'Iburayi, aho ku mugoroba w'uyu munsi tariki 7 z'ukwa gatanu mwaka wa 2022 Iwacu Bruce wamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie yifatanyije na Norway Masamba bagomba kuza gutaramira abanyanorvege hara mu mujyi wa Oslo. Mbere yuko Bruce Melodie ajyana na Masamba hara mu gihugu cya Norvege gutaramira abanyanorvege hara mu mujyi wa Oslo, Bruce Melodie yasize asohoye indirimbo yitwa Nyora ubaka kanya imaze iminsi 10 ku rubuga rwa YouTube. Ni mu gihe bimaze kurebwa n'abasaga 748, ikaba imaze kugira like zigera ku 25,000. Bruce Melodie ni umwe mu bahanzi bakomeje gukora cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'ibikorwa agenda agaragaza umunsi ku wundi bigaragariza buri muntu wese ko hari umuhanzi none uri gukora kinyamwuga. Bruce Melodie ubwo yasoraga indirimbo yakoranye na Harmonize Total Crazy, indirimbo kakanya imaze kurebwa n'abantu 780. Ibitangazamakuru bigiye bikomakomeye byagiye bisohora inkuru zigiye zitandukanye ngo Harmonize yasuzuguye Iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie, yanga kugira video challenge nimwe apostinga, akaba ariyo mpamvu iyi ndirimbo ya Bruce Melodie na Harmonize itagiye trendinga cyangwa se ngirebwe cyane ku rubuga rwa YouTube kimwe n'izindi ndirimbo Harmonize cyangwa se Bruce Melodie yaragiye asohora. Nk'indirimbo Bruce Melodie yarutse gusohora Katapira, bakakanyo ndirimbo imaze kurebwa n'abantu 3,500,000. Wareba indirimbo Samoya, wareba Bado ugasanga ni indirimbo koko zarebwe, ukumva ntiwajya kure y'ukuri. Abo banyamakuru babaga bari kugaragaza cyangwa se ibyo bitangazamakuru bikorera online ku rubuga rwa YouTube, utirengagije nibikorera ku yandi mashene agiye atandukanye basoraga inkuru bavuga ko impamvu indirimbo ya Bruce Melodie na Harmonize itarebwe ariko Harmonize yasuzuguye Iwacu Bruce. Ariko nyamara siko byagenze. Mu muziki w'u Rwanda kimwe mu bintu byeza umunsi ku wundi bivugwa, ariko rimwe na rimwe abantu bakabyirengagiza, ni igurwa rya views. Views ni kimwe mu bintu bigurwa cyane, ariko nanone uribaza ngo bizarangira ryari. Kuri uyu munsi Bruce Melodie ntago yitaye ku igurwa rya views, ari nayo mpamvu uzasanga abamushoramwe amafaranga badahagarara nka Coach Gael. Aka kanya ushobora kwibaza ngo niba indirimbo za Bruce Melodie itabasha kuzuza miliyoni views mu gihe kingana n'iminsi 7, ese abo bamushoramwe amafaranga bungukira he? Ntabwo aya mafaranga y'abashoramari yagarukira muri views, ntago bakungukira muri views, ahubwo ko umuhanzi agenda yamamara mu bihugu bigiye bitandukanye ni haya mafaranga agenda ava bitewe n'abaterankunga uyu muhanzi agenda yunguka. Urabizi neza ko Bruce Melodie ari brand ambassador wa Primus, urabizi neza ko Bruce Melodie ari we brand ambassador wa Food Bundles, urabizi neza ko Bruce Melodie ari we brand ambassador wa Kigali Arena. Ariko nanone aho wakongera ukibaza ngo ese niba umuhanzi nka Afrique ashobora kugira miliyoni 2 views mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, kubera iki nka Kigali Arena itamuha icyo cyizere? Fata abahanzi bagira miliyoni views mu munsi umwe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ukora urutonde rwabo, nurangiza ukuremo umuhanzi umwe mushyire nko kuri Stade Amahoro cyangwa se Kigali Arena, ubundi ufate nka Bruce Melodie nawo mukwehe stade nk'ahandi ariho hose mu Rwanda wifuza, ubundi abazitabira igitaramo cy'uwo muhanzi runaka wahisemo ndetse n'abazitabira cya Bruce Melodie bizaguha ikigereranyo cy'uwo Bruce Melodie ari we. Bizakwereka ko aka kanya atari umuhanzi ukireba ngo uyu nguyu yasohoye indirimbo ntago agikangwa n'indirimbo z'abahanzi nyarwanda, ube wayisohoye cyangwa utayisohoye. Ubu ngubu ari gukora ibikorwa biri supernatural, biri mpuzamahanga, ntabwo akitaye ku bintu byo mu Rwanda gusa, ahubwo arashaka gukora ibikorwa mpuzamahanga. Nanone ariko ntabwo Iwacu Bruce cyangwa se Bruce Melodie azakora indirimbo yaba ari featuring yakoranye n'umuhanzi mpuzamahanga
habure kuzamo ururimi rw'ikinyarwanda. Nubwo mu ndirimbo Bruce Melodie yakoranye na Harmonize yatigeze hazamo ururimi rw'ikinyarwanda, wenda niko bari babyumvikanyeho, ariko Bruce Melodie akunda ururimi rw'ikinyarwanda, ntabwo yakora indirimbo ururimi rw'ikinyarwanda rure kuzamo nubwo ari gukora ibikorwa mpuzamahanga. Nubwo ikinyarwanda tuzajya gukora igitaramo mu mujyi wa London, uririmba ikinyarwanda bivemo, nubwo utazajya i Paris ngo bivemo, cyangwa se ujye muri Norvège bivemo, ariko nanone gakondo ntabwo izabura mu bintu byose uzagenda ukora, kugira ngo ugaragaze aho uturuka kandi igihugu cyawe ugishyire kuri spotlight, abantu bakuze ndetse bamenye n'igihugu cyawe, kuko dukunda u Rwanda kandi turi abanyarwanda. Les amis, Bruce Melodie kuri uyu munsi ahereye mu gihugu cya Norvège, nkuko nagiye mbigarukaho agomba kuza gutaramira abakunzi be mu gihugu cya Norvège mu mujyi wa Oslo. Ubona ko ibintu bigiye bikomakomeye, aho yari kumwe na Melodie bagenda benjoyinga bavuga bati kuri uyu munsi hano turaza kuhatwika nkuko dusanzwe dutwika iwacu, aho bavuga ko ahantu bari hameze nko ku Kibuye. Ubona ko ibintu ari spectacle hagati ya Bruce Melodie ndetse na Melodie, umwe mu baproducer bakomeje kumufasha umunsi ku wundi. Zami, ndagushimiye wowe wese mu kudukurikirana, ni iby'agaciro. Ngende Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media, ubundi ujye ubasha kumenya amakuru agiye atandukanye y'uyu muhanzi nyarwanda ukomeje gukora ibitangaza ndetse ukomeza kugenda yamamaza ibikorwa bye ku ruhando mpuzamahanga. Bruce Melodie wibuke ko nava muri Norvège azerekeza mu gihugu cya Sweden, nava muri Sweden yerekeze mu Bwongereza, nava mu Bwongereza yerekeze i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse tutirengagije ko azajya mu Bubiligi ahazifatanya na King Kivumbereza. Ndagushimiye, ni iby'agaciro kandi ukomeza udukurikirane. See you, love you so much.